abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 206 cy'ikinamico Shira Impumu, aho nyuma yo gufashwa n'ibiganiro bya Club dufatanye urumuri, umuryango wa Musafiri na Veronica wiyemeje kuzabwira mujyanama akabaherekeza bakajya gusaba imbabazi umuryango wa Foromina basahuriye imitungo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hagati y'imyiteguro y'ubukwe bwa Kamire na Fideli iyo yaririmbanyije, naho Uwamahoro yagiye kureba umuhungu we Karinganire asanga yakinze butike mu masaha y'akazi yisohokaniye n'inkumi. Ese Uwamahoro yaba yaramenye iyo nkuru? Mu kwamana amatsiko, reka mbarike mukurikire igice cya 207 cy'ikinamico Shira Impumu. Ese Sheri, amakuru yawe? Nukuri amakuru yari meza. Ahantu se wahabonye ute? Aha hantu nahakunze, ahubwo nitujya dupanga gusohoka tujye twizira hano. Byatworoherera, ibiciro byako nabonye byihagazeho. Ariko se Sheri, kuki ukunda amafaranga cyane? None rusogira wonge nkwirariraho nk'aba basore biyemeza ibyo badafite. Oya, nanone kwirarira ni bibi, ariko nawe urakabye. Ahubwo uranyibukije, ejo muri twaravuganye telefone ivaho utarambwira ahantu wakuye amafaranga yo kujya kwiga imodoka. Nk'umusheri wanjye ko nagusabye inkungu kwinumira, ngiye wabonaga gutwara imodoka bitambera nk'abandi bakobwa. Sheri, ntuzi ko nkukunda nawe ukankunda? Ibyo ndabizi. Niba rero twifuza ko urukundo rwacu rwazatugeza ku kubana nk'umugabo n'umugore, tugomba kwitoza kubwizanya ukuri. Sha, ibyo uvuga nibyo pe. Uri umuco wo kuganira wubaka umubano. Gusa rimwe na rimwe hari igihe nsaba nk'ikintu ugasanga nanjye hari utundi dushinga mfite kandi tuzatugirira inyungu ejo hazaza, simpite nkufasha. Nyine iyo ngusabye ikintu ntukimpe, mpita numva utanyitayeho. Ariko soma ku gafanta Sheri, naho undi buriya tugize icyo dupfa cyangwa tutumvikanaho, mbere gutandukana rwose nabikubwira. Erega n'ubundi cyari cyarabuze mu rukundo rwacu ni ukuganira. Naho ibijyanye no kwibaza aho nakuye amafaranga yo kwiga imodoka, nuko twabuze akanya ngo mbigusobanurire. None se ubundi nyine byagenze bite Sheri? Amafaranga waje kuyakura he? Uribuka ko cyagiye nagusabye ubufasha ukambwira ko ugiye kubitekerezaho. Ubwo rero nabonye utinze, ntekereza ko amafaranga ushobora kuba warayabuze. Cyakoze byo muri iyi minsi amafaranga yaranabuze. Humura Sheri, turacyari bato. None se nyine amafaranga yo kujya kwiga imodoka waje kuyakura he? Nyine nabonye utinze kunsubiza, nza kwigira inama yo kuguza mu Kimina mbanamo na Gatesi. Amafaranga rero bangurije niyo nishyuye muhira icyiciro cya mbere. Andanyemerera ko nzajya nyamuha gahoro gahoro. Niho mva ahubwo ibyiza byo kwifatanya n'abandi. Rwose niko bimeze. Maze rero Sheri, wa mugani wawe tuzagira ngo ni ubugashuhe, rwose hasigaye nzagufasha kuyishyura. Wow, ntiwumva? Nukuri urakoze cyane bu. Erega n'ubundi ndabizi ko ntacyo wanyuma ugifite. Ariko Mukamana yicaye hera, ko yambwiye ngo nimara kudoda imyenda nyimusangisha hano mu kabari. Ko ntamubona se. Cyangwa yicaye inyuma hariya muri bingaro. Reka ngereyo ndebe ko mubona. Undwa ni byiza, ni nk'imvange amata n'ubuki. Harya nyine ubundi Sheri, muri iriya saro yawe na Gatesi ntacyo ujya usaguramo ngo wizigamire? Iriya saro ntacyo nyishinja pe. Mu myaka 3 maze nkora, naguzemo akabanza k'800, kandi ubu nge na Gatesi turateganya gusubira mu ishuri tukajya kwiga kaminuza. Sheri, rwose uri intwari pe, uri umukobwa w'icyerekezo. Ahubwo gira hino muterure umushimire rwose. Ahubwo Sheri uyarika. Yampaye nka data. Ubu Karinganire yafunze butike yizira mu kabari guterura inkumi. Ngwino muterure rwose mushimire.
shimwe. wishiri ujya ariko uzi ko abantu bari kutureba. Oya batureba ariko ikibazo se ni iki? Oya shiri. ese iyi niyo nama karinganire yarajemo? niko Safa, iki cyuma ko gisakuza waretse tukaganirira munsi ya kiriya giti. wa mugani reka tukitaze tumeneho habiri dore ntabwo duherukanye. Niko ye, muri iyi minsi ndabona ufite abakiriya. ibi byose ubona tugiye gusya ntabwo ari iby'abakiriya gusa Simbika. Ko mbona ari byinshi se ni ibyande Safa? mu minsi yashize nabuze abakiriya nuko niyungura igitekerezo ubu nsigaye njya kurangura imyumbati y'imivunde n'ubunyobwa mu ntara nkaza nkabisya nkaranguza ifu. Urumva se utarabonye umushinga ufatika Safa? ahubwo mbonye uje gushesha imyumbati birantungura ntibaza impamvu utaguze ifu. Iriya myumbati ni mushiki wanjye wayinzaniye, aje gutwara invitation z'ubukwe ngo azinshyirire inshuti zanjye baturanye. uvuze iby'ubukwe ahubwo uranyibutsa harya ari wowe na Kampire ninde ufite ubukwe mbere y'undi? Kamera na Fidele baba ufite mbere yanjye da. Ubutumire bw'ubukwe se ko nabwohereje ntiburakugeraho Safa? invitation narayibonye ahubwo icyo ntibukaga ni amatariki y'ubukwe buzaberaho. Umva ahubwo nkubaza, baza nta kibazo. ninde uyobora ririya shyirahamwe ubamo rigizwe n'abacuruzi b'inaha Nyamitavu ko mushaka? ntimuzehe Kabano harya ntabwo muziranye? Ese ni Kabano? Uriya musaza ni inshuti yanjye, nabonye mufite ibikoresho by'ubukwe nzakenera, ndashaka ko muzangabanyiriza ibiciro. rwose Kabano uzamwegera azagufasha. ahubwo uvuze ishyirahamwe ryacu uranyibutsa Simbika. niko ye, reka mvuge gahoro atagira utwumva. muri iyi minsi gitifu n'izindi nzego z'ubuyobozi zitandukanye ngo barashaka kuza kudusura. Yaba ari ubuhoro se? umva ahubwo nkugisha inama nk'inshuti yanjye. ngira ngo urabizi ko ishyirahamwe ryacu tuzamurane rigizwe n'abacuruzi b'inaha Ibweramahoro. mu minsi yashize rero twafunguye amarembo dushaka kwinjiza abanyamuryango bashya, nuko tubona abacuruzi b'iwanyu Nyamitavu ndetse n'abandi bantu babimukira batuye inaha bashakaga kuza kwifatanya natwe. Ndumva ari byiza mwabonye amaboko Safa. aha wahora n'iki Simbika? ko bamwe mu banyamuryango banze ko tubinjiza mu ishyirahamwe. Yamaye nka data. None se mwabahoye iki Safa? uri inshuti yanjye ntacyo naguhisha. muri iyi shyirahamwe ryacu ntabwo dushaka ko rizamo abantu b'abanyamahanga, turashaka ko rizamo abantu bavuka inaha Ibweramahoro gusa. Akasakumiro, none se umunyarwanda aba umunyamahanga mu gihugu cye? nashakaga kukubwira ko mu ishyirahamwe ryacu nta munyamuryango dushaka uturutse mu kandi gace. Ni ukuri urantunguye Safa. ngo utungura gute se Simbika? None se ejo bundi turi kumwe mu nama nyunguranabitekerezo ya Karabu dufatanye urumuri, sibwo twareberaga hamwe zimwe mu nzitizi zikibangamiye gahunda y'ubumwe ubwiyunge n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. ndabyibuka rwose nanjye nari mpari. None se Safa, nibuka ko twabonye ko ibisigisigi by'ivangura n'amacakubiri bikigaragara hamwe na hamwe bishingiye ku cyiswe amoko, ibice by'uturere abantu bakomokamo nk'ibi mushaka gukora, amadini, amashyirahamwe, ibimina, ko ibi byose bikiri inzitizi ikomeye ku bumwe bw'abanyarwanda. ayiwe niko Simbika, ubwo ntitwaba tugiye kugwa mu mutego w'amacakubiri n'ivangura? Ubwo se wowe ntubyumva? Niho mugana pe. Reka rero mbagire inama amazi atararenga inkombe. Niba mushaka kwishyira hamwe mukiteza imbere, mugomba kwirinda kubakira ku duce tw'uturere mukomokamo, idini, ikene wabo n'ikindi kintu cyose cyacamo ibice abanyarwanda. Kuko kuba umuntu mudakomoka hamwe ntibivuze ko mutasenyera umugozi umwe mu guteza imbere igihugu. Simbika, ni uko urakoze ku nama nziza ungiriye. ahubwo ndaza kubwira perezida w'ishyirahamwe ryacu azagutumira uze kuduhugura. Ahubwo azanabwira umujyanama w'umushinga dufatanye urumuri na gitifu, bose tuzazane tubaganirize. muzaba mukoze Simbika. wamaho nuko aya mafunguro yari aryoshye pe. ese rwe kuvuga nk'aya mafunguro yari aryoshye nk'ayo ibyo nsanzwe nteka biba bibishye. n'ubusanzwe uteka neza ariko uyu munsi byari akarusho. ariko ibyo papa avuga nibyo mama, nanjye imyumbati numvise iryoshye. ese ko mbona waheze ku meza karinganiye, wowe nturahaga? reka nirire mama, reka njye ku manywa nabwiriwe. wabwiriwe ugira ute se muhu? ahubwo uranyibukije, reka nze nandi urenze umbwira aho usigaye wirirwa. ngo aho asigaye yirirwa? iyo atari hano mu rugo se ntaba yagiye mu kazi gucuruza? ngo acuruza? ni wowe ubizi. ariko ubwo ntumbeshyeye mama. bahoroheje ndaje ubitubwire neza ndi kumwe na so, utubwire ukuntu usigaye umara umunsi wose ukinze ntukore. ariko umaze kurengwa ye, abakiriya basigaye birirwa bitotomba ngo baraza bakakubura, abandi baraza bagasanga uri gukinga ngo ntiwabaha ibyo bashaka. umva ndaje ariko. ubwo kandi wasanga ari zabadi wakunteranyijeho. ariko ndumiwe koko, niko shaka ringane. ibyo nyoko avuga nibyo? papa ni ukuri rwose arambeshyera, menya ari abantu bamunteranyijeho. umva reka nze nicaro bitubwire neza. niko se muhu, ngaho tubwize ukuri, uracuruza cyangwa wabaye mukerarugendo tubimenye? ese wowe n'umuhungu wawe ko mukomeje kunzimiza byagenze gute? ngo uyu nawe arahari nabikwibwirire. ese mama uravuga ejo bundi igihe njye ku kazi ukambwira ngo nambaye neza? mva mbese
ni uwo munsi nyine utangiye kwijijisha se. Ntabwo naje gushaka ku kazi ngo ntangire aho washyize agatabo ka sako ngasanga urugi rwegetseho abantu bakambwira ko utakoze. ese uravuga uriya munsi mama? Ndibutse koko na Zawadi yasanze ndimo gukinga. none se wakingaga ugiye hesha Karingane? Nyine nibyo nari ngiye kubabwira. Hari umuyobozi wa hoteli twari dufitanye gahunda, arashaka ko nazajya mugemurira inyama z'inkoko. Ubwo rero Zawadi yasanze ndimo gukinga ngiye kumureba ngo tubiganireho. siyo nahoze mbabwira wowe na mama wawe mukanca intege ngira ngo twagurira umushinga wo korora inkoko z'inyama mukambwira ngo ntabwo twabona isoko. Ariko se rwe kubona njye na Karingane duhugiye mu bucuruzi akaba ariho usigara mu rugo wenyine, urabona buriya bworozi bw'inkoko uzabwifasha wenyine? Nyamara ubworozi burimo amafaranga. Njye numva twashakira papa abakozi bajya bamufasha. Dore nka buriya ziriya nkoko zitera zatangiye gusaza. Mu minsi iri imbere dukwiye kureba uko tuzisazura. Ziriya nkoko z'inyama nazo tugomba kuzongera. Rwose nibyo Karingane, ubwo isoko ryabonetse tugomba kwagura umushinga. Ubwo we na mama wawe muhugiye mu by'ubucuruzi, nanjye ubworozi ndaza kubushyiramo imbaraga. Icyo gitekerezo ni cyiza pe. Burya abagize umuryango basenyeye umugozi umwe bagera ku iterambere bifuza. yewe mbega umunaniro. Yewe urabizi reka nduhuke uyu munsi ntabwo nsubira mu kazi. Ahubwo ndibutse reka mpamagara umukobwa wanjye Gatesi mutume kwa Zawadi. ko papa mpamagaye n'ubuhorora. Alo papa, mwiriwe? Wiriwe ute mwana wa? Niriwe neza. Ko numva uvugira mu rugo se watashye papa? Numvaga naniwe natashye ngiye kuba nduhuka. Umva ahubwo nkubwire gate, nutaha unyure kwa Zawadi akumpera ikote namweretse urinzanire, nzaba nicyo nzambara ejo duherekeje Fidele na Kamire mu murenge. Nta kibazo ndarizana papa. Ahubwo naha nimugoroba reka mbe nduhutse ye. Nta kibazo uruhuke neza. Niko mushikiwa kumbona Gitifu atinze araza ryari ngo asezeranye abagenera. Ariko isaha yaduhaye ntabwo iragera nuko twazindutse. Aka kazuba kazindutse rwose ngewe kanteye inyota. Yesu amaho, wabonye ikanzu Kamire yambaye ukuntu iresha? Njye mu bukwe bwanjye nzambara mini. Barishunga koko n'inkoko ya nyogokuru. Niko Zawa wahita ugira na sheri ngo uzakora ubukwe? Ariko ye noneho ubona nzagumirwa. Oya sibyo mvuze da. Ese Zawa kumbona amata yawe yiyongeye wabyibushye cyangwa wambaye ka kenda nsigaye mbona abagore b'inaha baharaye? Ndakuyamita nteza abantu. Ariko se mwagiye mwiyakira mukakira uko Imana yabaremye. None se sheri waje tukajya inyuma y'umunenge nkagira icyo nkubwira. Ariko se wagiye uba romantike Fide? Ntuzi ko sheri ari izina rusange? Umugore wawe rwose umushakira kandi kazina umwita nka Kahani n'ayandi. Ariko mwa bakobwa mwe namwe muzi guhinda. Umva sheri rata ngwino twigendere. None se wamaho ko mbona Gitifu aje nkaba mbona Fidele na Kamire bigiriye inyuma y'umurenge buriya bagiye mu biti. Ariko icyo mfa nawe nukureba n'ibitakureba. Nyamara ngomba kubacunga wamaho. Ubu se tubabuze ziranzoga twaba tukizinyoye. None se sheri urashaka kumbwira iki? Nyamuneka avuga gahoro Zawadi atumva. Ndagira ngo wongere umfashe nsubiremo ya ndahiro ndabona Gitifu aje. Igihe umaze wiga gusoma no kwandika ubu ntiwabimenye neza? Yego gusoma narabimenye ariko ndumva mfite ubwoba. Dore abantu twiganye bose barabahari, ba Masenge, data wacu, ba Zawadi n'abaturanyi bose. Ndakwinginze ntunsebye. Umura ndagerageza. Ngaho reka tugire vuba nabonye Gitifu aje. Ngiye kujya mvuga nawe usubiremo. Njyewe ubwo rero ukurikizaho izina ryawe. Njyewe Kamire Clementine. Mana yanjye sinakubwiye gushyiraho amazina yawe. Ese muri mu biki mwabageni mwe? Ntabwo muzi ko Gitifu yaje? Mbe Fide bugiye turaje Zawa hari ibyo turimo. Muhanagure mu maso Kamire ndabona yatutubikanye. Kamire n'umukunzi we Fideli bagiye gusezerana imbere y'amategeko mu murenge. Ese Fideli araza kubyitwaramo ate ko atangiye kugaragaza ubwoba? Ntuzacikwe n'igice cya 208 cy'ikinamico Shira Impumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 0794 85 64 74 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 99. Ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shira Impumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse.
ikinamico shira impumu itambuka kuri radiyo rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.